Isomo rya 13 mu gitabo cy'imyemerere y'umuyisilamu ikomoka muri Qur'an na Sunna cya Muhammad at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khair khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nyuma gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tusabira amahoro n'imigisha byuzuye kandi byuzuye kandi binoze ko bisakara ku ntumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abakomeje kugera ikirenge mu cyabo muri iyo neza kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomeje n'amasomo yacu mu gusobanura igitabo cy'imyemerere cyangwa se gikubiyemo imyemerere y'umuyisilamu, ariko ya myemerere nyayo ikomoka muri Qur'an na Sunna, dore ko nta handi yavoma imyemerere ye usibye ahangaha. Imyemerere ntivomwa muko mbyumva nuko byumva nuko nugenekereje n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ahubwo ni amagambo cyangwa se ibikorwa cyangwa se imyumvire n'imyitwarire ishikamye kandi itsindagiye kandi itajegaje aho iyo ngiyo itagomba kurangwa n'undi wari wese cyangwa se n'ikindi cyari cyo cyose usibye Imana n'intumwa yayo, kuko nibo bazi imyemerere. Bityo ku myemerere ahangaha ni umurongo utukura, aho ikurwa ni muri Qur'an gusa no muri Sunna z'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Bityo biratandukanye kuba umuntu yakuzanira igikorwa mu bikorwa bya fiqhi cyangwa se by'amategeko akakubwira tuko mbyumva, hanyuma nundi akakubwira tuko mbyumva, abo bose bakaba bakiri ku nzira nyayo kubera ko ari dalili barimo kumva uko babyumva nyine, cyangwa se hari igikorwa kidafite dalili barimo gushaka kugishakira umurongo wakoreshwa cyangwa se wakifashishwa mu kugishyira mu ngiro. Ibi bitandukanye kure cyane n'imyemerere ariyo yitwa tawhid mu bijyanye no kugandukira Imana mu bumwe bwayo. Kirazira kikanaziriza ko umuntu yavuga ati icyo ngicyo nta dalili ifite ariko uko mbyumva, cyangwa se bakamubwira bati dalili imeze gutya, akavuga ati nubwo dalili hari ariko uko mbyumva, cyangwa se nkurikije uko meze, nkurikije aho turi, hanyuma agahindura dalili cyangwa se agahindura aya cyangwa agahindura hadithi. Ibyo ngibyo kirazira kikaziriza. Ni nayo mpamvu uwo ari wese uvuze ngo ibyo ni imyemerere mu myemerere y'umuyisilamu aba agomba kuba afite icyo yishyigikirije n'icyo ahagazeho gifatika gishingiye kuri Qur'ani no kuri Sunna y'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umwanditsi rahimahullah muri uyu muryango wa 13 akavuga ati babu minashirki alisti'adhatu bighayri llahi, ati nino mu kubangikanya Imana. Iyi miryango ni amoko menshi atandukanye yo kubangikanya Imana. Umwanditsi rahimahullah akomeza kugenda avuga uruhererekane, nkuko ubushize twabonye ibijyanye cyangwa se mu masomo yabanje twagiye tubona ibitandukanye, byaba ari ukubaga utabagira Imana cyangwa se kuba wabagira, cyangwa se ugakora ibada yawe ahantu cyangwa se mu bihe byakorewemo abangikanyamana. Twabonye ibijyanye no kuba umuntu yahiga adahigira Imana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ahangaha uyu munsi arakubwira ati babu minashirika alisti'adhatu bighayri llahi ta'ala, umuryango w'uko kuba umuntu yakikinga ku kitari Imana. Ibyo ngibyo ari ibangikanyamana. Kwikinga ku kitari Imana ibyo ni ibangikanyamana. Bityo uwikingwaho ni Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, kubera ko Allah ariwe ufite ubushobozi bwo kuba yakinga umwikinzeho kandi akarinda umwirindishijeho. Aha ukwikinga birimo ibice bibiri, igice cya shiriki n'igice kidafite icyo gitwaye. Ariko no muri icyo kidafite icyo gitwaye haba hakeneyemo ubushishozi no kuba umuntu maso mu gihe agiye kugikora. Igice cya mbere ari cyo gice duhere kuri icyo kidafite icyo gitwaye, igihe umuntu yikinze kifite ubushobozi bwo kuba cyamukinga icyo yikinzeho. Urugero nko kuba umuntu yaba ari umuyobozi w'abantu, abo bantu bakaba ari abanyamabi, bityo ukikinga ku muyobozi wabo cyangwa se ukamwitwaza kugira ngo akurinde inabi yabo bayoborwa be. Icyo gihe uyu nguyu wikinzeho baramutse ari nk'abajura, hanyuma ukagenda kwa sebuja cyangwa se kuri umwe muri abo bajura kugira ngo akurinde kwibwa na bagenzi be. Icyo gihe iyo ibingibi uwo ngo bifitiye ubushobozi, ahangaha ntago ari haram. Ariko ntanze urugero rw'ubujura. Ubwo bujura ntibukwiye muri Islam, nta nubwo umuntu akwiye kuba umuyobozi w'amabandi, nta nubwo n'umuntu akwiye kwikinga kwibanda ngo ni murinde amabandi. Ariko bibaye
dufashe n'urundi rugero rw'ibindi bisanzwe nk'uko wenda urugero umuntu cyangwa se ahantu abantu banyura hashobora kuba hari inyamaswa, iyo nyamaswa ikaba ifite sebuja, n'imbwa ifite sebuja, uwo sebuja uri kumwe nawe imbwa nta kigutwara, hanyuma ukishyikiriza sebuja kugira ngo iyo mbwa itagira ikigutwara. Ibyo ni ukwikinga ku muntu kugira ngo akurinde iyo mbwa ye. Ibyo ngibyo iyo abifitiye ubushobozi, ibyo ngibyo ntabwo byitwa icyaha. Ariko icyitonderwa kiri muri kino gice nuko ugomba kwikinga ku muntu nk'impamvu yo kugira ngo wirinde icyo kibi, ariko ukabuzi neza ko urinda ari Allah subhanahu wa ta'ala ku bushake bwe, nta numwe wakitambika kandi icyo yashatse ari cyo kiba. Ariko no mu byo yashatse cyangwa se yatwigishije gushyiraho impamvu, no mu mpamvu harimo kwishyigikiriza cyangwa se kwitwaza uwo sebuja w'iyo nyamaswa kugira ngo ibe mu mpamvu zikurinda inabi iyo nyamaswa. Bityo imyemerere cyangwa se kubijyanye no kwemera no kwizera, ibyo bigomba kuba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma gukora impamvu ku bantu cyangwa ku bintu, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Kimwe no kuba urugero umuntu yaba ashaka akazi ariko akishyigikiriza umuntu cyangwa nako atinya kwirukanwa mu kazi, hanyuma akishyigikiriza umuyobozi we kugira ngo akazi ke kazagumeho azakagumane. Ibyo ngibyo ni ukwikinga ku muntu ku byo afitiye ubushobozi, kuko afite ubushobozi bwo kugumisha mu kazi kubera ko ari we utanga akazi akanirukana cyangwa se agahindura imyanya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo ntacyo bitwaye. Ariko noneho kuba waba wicaye aho wicaye hose ukumva ko ari wowe wuzuye igituza cyawe, wuzuye n'imyizerere yawe n'imyemerere yawe, kandi ukumva kuri kumwe nawe nta cyaba uko byagenda kose, ibyo ngibyo ni haramu muri Islam, ntago byemewe. Ariko icyemewe gusa ni ukuba wamukoresha nk'impamvu kugira ngo abe imwe mu mpamvu zikurinda cya kindi utinya, ariko ukamenya ko ukwifuza kwawe no kurangamira kwawe kose ko byose ko biri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanditsi bityo igice cya gatatu, igice kindi cya kabiri ni igice cyo kuba umuntu yakikinga ku kindi kitari Imana. Ibi nuko Abarabu iyo babaga barimo kugenda kera mbere y'Ubuislamu, iyo babaga bagiye mu ngendo zabo za kure, iyo babaga bagiye kwambuka ikibaya, mbere yo kukinjiramo baravugaga bati twikinze ku mutware w'iki kibaya ngo aturinde inabi z'injiji z'abantu be, inabi za bamwe mu bantu be b'injiji. Bityo bakaba bikinze ku mashitani makuru muri icyo kibaya kugira ngo abarinde inabi y'amashitani mato ashobora kubasagarira. Bityo ibyo cyangwa se uko kwikinga ku mashitani bikaba ari icyaha, bikaba ari na haramu muri Islam. Umuyisilamu akaba atemerewe gukora igikorwa nk'icyo ngicyo. Ni nk'uko nguko aramutse yikinze ku mbaraga zidasanzwe ngo zimurinde imyuka mibi, hanyuma akaba ateruye ibyo yikinzeho ku Mana, ariko we akaba ariko abyumva, nko kuba yakinjira mu ishyamba yakumva ubwoba, hanyuma akumva ko yakikinga ku muyaga cyangwa se urugero ku biti bigari, cyangwa akikinga ku myobo iri muri iryo shyamba ngo ntize kumumira cyangwa se ntaze kuyigwamo. Ibyo ngibyo ni haramu, kirazira muri Islam kuba wakikinga ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo Imana niyo yikingwaho yonyine, nta nubwo byemerewe kwikinga ku kintu kindi muri ibyo ngibyo, kuko ibyo bifitanye isano cyane n'imyemerere kurusha ibindi byose. Ibyo bifitanye isano n'imyemerere kurusha ibindi byose. Hanyuma kandi no mu myemerere twigishijwe n'idini yacu nuko igiti kidakinga igiti kigenzi cyacyo, n'umwobo ntago wikingaho ngo ntuwugwemo, cyangwa se ibuye ngo uryikingeho ngo nturisitareho, cyangwa se urutare ngo ntirukugwire cyangwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bityo ntago byemewe kuba umuntu yagira ikintu impamvu amategeko atagize impamvu, cyangwa se ubuzima bwa buri munsi butagize impamvu. Iyo ubuzima bwa buri munsi cyangwa se akamenyero n'ibisanzwe mu buzima ikintu ari impamvu yacyo y'ikindi, Ubuislamu ukaba butarabujije iyo mpamvu, ibyo ngibyo ntacyo biba bitwaye, nk'ibyo twavuze ku muyobozi kuri babandi ayobora, cyangwa se ku mutware w'inyamaswa kuri ya nyamaswa ye. Naho urugero amashitani twavuze kwikingaho ngo akurinda andi mashitani, ibyo ngibyo birashoboka, ariko icyo ngicyo ni kimwe mu bishoboka ariko twabujijwe n'idini yacu. Bityo iyo tubibujijwe n'idini, ibyo ngibyo bibaye haramu. Ntago rero kwikinga ari uko bigomba kuba nta nyungu bifite,
harimo kuba bidafite inyungu, icyo ni kimwe. Hari no kuba harimo inyungu ariko inyungu yabujijwe cyangwa se yazirijwe muri Islam, iyo ngiyo nayo ugomba kuyirinda kubera ko ishobora kuba ari inzira ikujyana mu bindi bibi n'ibindi bidakwiye mu idini Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanditsi akavuga ati wa qawlullahi ta'ala, dushingiye ku ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Ati ahangaha nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arimo avuga ku bijyanye na imikoranire idahwitse, avuga kuri bamwe mu bantu bikingaga ku batware b'amajini mu bibaya runaka bagiye kwambuka. Nyagasani aravuga ngo fazaduhum rahaqa, ibyo bikabongerera ubwoba, bikabongerera n'igihunga, bikabongerera n'ihubangana kubera ko babaga bikinze ku majini. Ibi ngibi rero nyagasani ahangaha kubigaragaza ko byabongereraga ubwoba, bikabongerera n'ihubangana, bikabongerera n'umutekano muke no kubura amahwemo. Ibi ngibi ni nk'igihano cyangwa se no kugaragaza ko ibi ngibi ari haramu, bidakwiye ku Muislamu ko abikora, nk'uko nyagasani bivuga ngo muri suratu Jinn aya 6. Hanyuma umwanditsi rahimahullah abiherekeza na hadithi ya Khawla binti Hakim radiyallahu anhuma, nyagasani amwishimire radiyallahu anha. Khawla binti Hakim nyagasani amwishimire ko avuga agira ati sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, aravuga Khawla ati numvishe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ivuga igira iti man nazala manzilan, uzaramuka ageze ahantu. Uyu nguyu ugeze ahantu ashobora kuba ahageze agiye kuhatura birambye, cyangwa se arimo ahatambuka, cyangwa se afite ubwoba cyangwa adafite ubwoba. Icy'ingenzi gusa nuko umuntu ageze ahantu, ni ukuvuga ngo harahavuye hari naho ageze. Aho ugeze, waba ugize ubwoba bwaho cyangwa utagize ubwoba, cyangwa ugiye kuhatura cyangwa utagiye kuhatura, ugiye kuharuhukira cyangwa utagiye kuharuhukira, icy'ingenzi gusa nuko uhageze uvuye ahandi. Aravuga ati man nazala manzilan, uzaramuka ageze ahantu agiye cyangwa se yururukiye ahantu, faqala, akavuga ati a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, nikinze ku magambo y'Imana yuzuye ngo andinde inabi y'ibyo nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Nikinze ku magambo y'Imana yuzuye ngo andinde inabi y'ibyaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Aravuga ahangaha, aravuga ngo lam yadurruhu shay'an, nta kintu na kimwe kizamubaho mu bibi, nta na kimwe kizagira icyo kimutwara, hatta yartahila min manzilihi dhalika, kugeza igihe avuye hariya yururukiye cyangwa se yaruhukiye cyangwa se yasubikiye urugendo rwe cyangwa se hariya yatuye. Aha hadithi sahih kuva mu gitabo cya Muslim. Iyi hadithi ni muri hadithi zikomeye cyane, ni hadithi zikomeye kubwo kuba ari hadithi zikinga umuntu ibyo azi n'ibyo atazi, aho yaba ari ahariho hose. Izi ni muri hadithi zikomeye cyane kuko ari ijambo rikusanyije ukwikinga no kwirinda no gusaba ubwirinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu magambo magufiya kandi yagutse kandi yuje umugisha n'ibyiza byinshi. A'udhu bi kalimati llahi tammati, nikinze ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala yuzuye. Amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala yuzuye mu mpande ebyiri, yuzuye mu ruhande rwo kuba ari ukuri kuzira ikinyoma, ukuri kuzira gushidikanywaho, ukuri kuzira inenge, ukuri kuzuye kubera ko uyavuga ni umunyakuri, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuri kose kugaruka iwe, niwe munyakuri w'abanyakuri. Bityo amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala yuzuye ku ruhande rw'ukuri kubera ko nyagasani ari umunyakuri, n'uyakoresheje abari mukuri, nta n'uyara urangwa nayo usibye umunyakuri, n'uyariho abari mukuri. Bityo uko kuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuri mu magambo ye, ni nako gutuma amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala agira imbaraga kandi akagira ngufu. Bityo uyikinzeho wese akarindwa kubera ko arinzwe n'ukuri kandi n'umunyakuri, kandi icyo ari cyo cyose mu bibangamira n'ibijena, ibyo byitwa nk'ibinyoma cyangwa se nk'ibibangama, ntago biba ari ukuri, kubera ko mu kuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala harimo no kurinda abanyakuri no kurinda abagaragu be, babandi bagandukira Imana mu kuri kandi bakaba bari ku nzira y'ukuri.
amagambo y'Imana akaba afite ukuri mu gice cya kabiri cyo kuba ari amatabera, nukuba amatabera bityo ntashyira ikintu mu mwanya utari uwacyo. Icyavuzwe na Allah subhanahu wa ta'ala cyose kiri mu mwanya wacyo, kandi n'itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ni itegeko ritabera, n'urubanza rwa Allah subhanahu wa ta'ala ntirubogama, n'icyo avuze n'iteka riciwe kandi riciwe na wa wundi utabogama kandi wa wundi w'umunyakuri ushyira ibintu mu mwanya wabyo n'ubugenge mu bugenge bwabwo. Bityo akaba amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala yuzuye mu mpande ebyiri, uruhande rw'ukuri n'uruhande rw'ubutabera. Niyo mpamvu na nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu yindi aya akavuga ati watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, kandi amagambo ya nyagasani wawe y'umurezi wawe yuzuye ari ukuri kandi ari amatabera. Bityo nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ntarenganya, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ntahuguza, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ntabogama. Ayo magambo na nyagasani wayo utabogama, utahuguza, utarenganya, utarengera, ayo magambo iyo uyikinzeho na nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala nta guhuguza, ntiyanakurengera, ntiyanakubangamira, kubera ko wikinze ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala umwami w'abami. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, min sharri ma khalaqa, andinda inabi y'ibyo yaremye. Muvandimwe mu Islam, niki kitaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala? Niki kitari munsi y'itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala? Niki kiri hanze y'ibyaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala? Ibyo byari byo byose, aho biva bikagera, uko bimeze uko ariko kose, byose byaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo ibiremwa byose ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, ibifatika n'ibidafatika, ibifatika n'ibidafatika, ibigaragara n'ibitagaragara, ibizwi n'ibitazwi, ibyo twamenye n'ibyo tutamenye, ibyo tuzamenya n'ibyo tutazamenya, byose ni ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo wikinze kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngo akurinde inabi y'ibyo yaremye, icyo gihe ni inabi y'ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala byose, kandi byose nawe urimo nanjye undimo, twese turi ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala bifitemo ibice bibiri, bifite ineza bikagira n'inabi. Iyo wikinze ku Mana ngo ikurinde inabi y'ibyo yaremye, aha uba wikinze mu ijambo ryiza kandi rinonosoye cyane kurusha ayandi, kubera ko uwo ukunda afite ineza akagira n'inabi. Iyo wikinze ku Mana ngo ikurinde inabi y'ibyo yaremye, na wa wundi ukunda uruhande rwe rw'inabi uba wikinze ku Mana ko irukurinda, kubera ko umuntu ashobora gukeka ko ikintu runaka ari cyiza kuri we, ariko akibagirwa iza ko icyo kintu gifite ibice bibiri, igice cy'ineza n'igice cy'inabi. Bityo akaba yakibagirwa kwikinga ku Mana ngo imurinde igice cy'inabi kigize cya kindi kimukunda cyangwa se akunda. Bityo ni nayo mpamvu ahangaha umuyisilamu agomba gukuramo n'inyigisho ivuga ngo ntago umuntu yikinga ku kintu, yikinga ku Mana ngo imurinde ikintu runaka, ahubwo yikinga ku Mana ngo imurinde inabi y'ikintu runaka. Usibye gusa shitani niyo nyagasani yatwigishe ko umuntu yikinga ku Mana ngo imurinde shitani wavumwe, kubera ko shitani cyangwa se umuriro, ibyo ngibyo ni bibi burundu mu bice byabyo byose, kubera ko ibiremwa by'Imana no mu bintu by'Imana harimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni igice cy'ibibi burundu, ibibi burundu byose kikaba gishingiye ku kibi, bityo cyose kikaba ari ikibi, nta kindi cyiza kikirimo. Urugero nka shaytani cyangwa se umuriro, ni nayo mpamvu wikinga ku Mana ngo ikurinde shitani wavumwe cyangwa se ikurinde umuriro wa jahannama, kubera ko umuriro ni mubi, nta cyiza kirimo. Bityo wikinga ku Mana ko iwukurinda wose. Hanyuma igice cya kabiri mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibiremwa birimo ibyiza gusa, mu bice byabyo byose bikaba ari ibyiza. Ahangaha twatanga nk'urugero rw'intumwa. Intumwa ni nziza, n'ibyazo byose ni byiza. Abamarayika ni beza, n'ibyabo byose ni byiza. Ijuru ni ryiza, n'ibyaryo byose ni byiza. Bityo ugasaba Imana ijuru, si ngombwa ko usaba Imana ineza y'ijuru cyangwa se ineza y'intumwa cyangwa se ineza y'abamarayika. La, byose ni byiza no kubisaba Imana. Ibyo ngibyo ubusabye Imana ibyiza byuzuye kandi byose.
hanyuma mu bice bya gatatu, igice cya gatatu ni igice cy'ibiremwa by'Imana bifite igice cy'ineza n'igice cy'inabi. Nibi nibyo byinshi mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, byaba birimo abantu, birimo amabuye, birimo amajini, birimo ibiti, birimo umutungo, birimo ubukire, birimo ubukene, birimo umuyaga, birimo izuba, birimo imbeho n'ibindi biremwa byose mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo bifite igice cyiza bikagira n'igice cy'ibibi. Gusa muri byo hari ibyo igice cy'ibyiza kiba kinini kuruta igice cy'ibibi. Urugero nk'abagandukiramana beza babamenyi bari ku murongo mwiza, abo igice cy'ibyiza kiba kinini cyane kuruta igice cy'ibibi. Hari n'ibindi biremwa igice cy'ibibi kiba kinini kuruta igice cy'ibyiza. Urugero nk'amashitani muri ya majini, cyangwa se abantu b'abanyanabi n'abagome n'abanzi n'abandi nk'abo ngabo. Ntago kuba umuntu ari mubi cyangwa se ikintu ari kibi bisobanuye ko cyose cyabaye kibi, ahubwo bisobanuye ko ibice cyangwa se uruhande rw'ububi rwaganjije urw'ibyiza, bityo rugasa nkaho rugize imbaraga kurusha. Ariko ibyo ngibyo ntibikuraho ko kiba gifitemo n'ineza. Iki gice cya gatatu nicyo umuntu yikinga ku Mana ngo imurinde inabi y'ibyaremye. Aha inabi y'ibyaremye irinjiramo igice cya mbere, cya kindi cyo cyose ari ikiremwa kibi, bityo gifite inabi. Hanyuma hakinjiramo n'igice cya kabiri cy'inabi kuri cya kiremwa gifite inabi n'ineza. Aha ni naho twanavuze ngo ntago umuntu akwiye kuvuga ngo Imana ikundinde, cyangwa se indinde runaka, cyangwa se indinde ikintu runaka, cyangwa se indinde bunaka, cyangwa se indinde igice runaka. Ibyo ntago ari byo, nta nubwo ari ubuhanga mu gusoma iduwa, ahubwo wikinga ku Mana ngo indindi nabi y'ibunaka, indindi nabi ya runaka, indindi nabi y'ikintu runaka, indindi nabi yawe, indindi nabi ye, indindi nabi y'ubukene, inabi y'ubukire n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kubera ko ibyo ngibyo nibyo umuntu agomba kwikingaho ku Mana. Hanyuma ibyiza by'ibyo bintu byo bikakugeraho, ariko utikinze ku Mana ngo ikurinde ikintu runaka uko cyakabaye. Kuko ushobora gusanga no kuba weho wakibonagamo ikibi ari ukwibeshya kwawe, nyamara cyuzuye ibyiza. Ashobora kuba yakunyuzeho ukagira ngo kurebye ikijisho kumva areba imirari, nyamara ari mu bagukunda kandi bakwifuriza ibyiza, bari no guharanira kutera imbere cyangwa se ugerwaho n'ibyiza. Wakikinga ku Mana ngo imukurinde, Nyagasani akaba yakurinda n'ibya byiza byose yakwifurizaga cyangwa se yarakugambiriyeho, kubera ko wasabye iduwa nabi. Ni nayo mpamvu no mu buhanga bw'umumenyi cyangwa se bw'umuyisilamu, bw'umugandukiramana, hagomba kubamo ubuhanga bwo kumenya uburyo asomamo iduwa. Ntamere nka wa wundi uyisomana ubujiji, cyangwa se akayisomana amarangamutima, cyangwa se akayisomana ubuhubutsi bushobora kumurinda icyiza kandi bukamuha ikibi, cyangwa se bukamurinda ibyo yashakaga bukamuzanira ibyo atashakaga kubera ko yasomye iduwa nabi. Bityo iyi duwa nk'uko twabivuze ni duwa ikusanyije ibintu byinshi cyane. Iyo umuntu yikinze ku Mana nk'uko twabivuze, ahangaha aba yikinze ku Mana mu buryo bwuzuye bwose kandi mu mpande zose. Hanyuma akavuga khawla, akavuga ati intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga iti uzavuga iryo jambo lam yadurruhu shay'an hatta yartahila min manzilihi dhalika, nta na kimwe kizigera kimubaho, nta ngorane azigera ahura nazo, nta n'ikibi azabona kugeza ubwo avuye cyangwa se yimutse hahandi yari yururukiye. Bityo iyi buntu ubusabe bwiza bwo umuntu akoresha. Aha muri iri somo turungukamo ibintu byinshi. Muri byo turungukamo ko kwikinga ari bya Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko na Nyagasani yavuze ati qul a'udhu bi rabbil falaq, yuvuga uti nikinze ku Mana ngo indinde umuremyi w'ibirere n'ibirimo. Hanyuma qul a'udhu bi rabbin nas, nikinze ku Mana ngo indinde umurezi w'abantu. Nukuvuga ngo kwikinga ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kirazira kwikinga ku kindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Nyagasani ari we ushoboye kukurinda muri bya bice twavuze byo kwikinga kuri bya bindi byose byo Nyagasani atigeze ahamo ubushobozi ibindi biremwa ngo bibe byagira icyo bikingamo umuntu. Aha nanone turunguka muri iri somo cyane cyane kumenya ubuhanga bwo kwikinga ku Mana, no kumenya ko umuntu yikinga ku bisingizo bya Allah subhanahu wa ta'ala, atikinga ku biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mu bisingizo no mu bigwi bya Allah subhanahu wa ta'ala, ntago ari mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo umuntu yemereye kwikinga ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ntago yemereye kwikinga ku kiremwa mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, ngo umuntu avuga ngo nikinze kuri al-Kaaba,
cyangwa se nikinze ku kindi kintu icyo ari cyo cyose nko ku musigiti, cyangwa se ngo nikinze ku mumarayika, cyangwa nikinze ku ntumwa, cyangwa nikinze ku kindi icyo ari cyo cyose mu biremwa by'Imana. Ibyo biremwa ntago byikingwaho, ariko ibigwi bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ibisingizo bye byemere kwikingwaho, nko kwikinga ku mpuhwe z'Imana kurinde uburakari bwe, cyangwa se ukikinga ku mpuhwe z'Imana, cyangwa se ku ubutabera bwa Allah subhanahu wa ta'ala kurinde abasazi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, nk'uko nanone bigenda bigaragara mu magambo menshi no mu zindi mvugo z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ko umuntu yemereye kwikinga ku bindi bintu bitandukanye mu bisingizo bya Allah subhanahu wa ta'ala no kwikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo umuyisilamu akazirikana ko kwikinga ibyo bigomba gukorwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, akirinda kwikinga ku kindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma no kumenya ubuhanga bwo gusoma ubusabe no gusoma idua no gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala, nibyo nabyo biri mu buhanga n'ubumenyi bukwiye guherekeza umuyisilamu mu buzima bwe bwa buri munsi, aho agenda uko agenda nuko agaruka. Hanyuma nanone kwizera amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala no kwizera amasezerano ya Allah subhanahu wa ta'ala aciye, yaba araciye mu gitabo gitagatifu cyangwa se aciye ku rurimi rw'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ko ibyo ngibyo ari hame, ari nako kuri kutagira ikinyoma, kandi ko ibyo intumwa y'Imana yavugaga atabivugaga bishingiye ku marangamutima ye, ahubwo yabivugaga ari ubuhanuzi buvuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Dusaba nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda ibyo dutinya byose, kandi akatuzanira ibyo dukunda, akaturinda inabi y'ibyo yaremye, akadushyira amagaragu beza, kandi akaduha gukora nta wundi twereka usibye uburanga bwe butagatifu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.